Abakunzi b'Icyizere TV mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Abantu muri hafi na kure mwebwe mwese mwumvemo ikaze, abantu mutubwira ko mudukunda, abantu mutubwira ko mudukurikira umunsi ku munsi, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Rero amazina yanjye ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umukristo, ibindi Yesu aduhana umugisha, nkunda Imana n'abantu bayo. Hanyuma rero ugomba nibwiye ku bantu baba baje ari bashyashya, baba aribwo bwa mbere bageze kuri icano Icyizere TV. Mwizimve mikaze, natwe turabakunda. Rero uyu munsi tugiye gusengera ibyifuzo. Hari abantu baba batubwiye ko baba baduhaye ibyifuzo bitandukanye ngo tubasengere. Rero tugiye gusenga kugira ngo dusengere abo bantu, Imana ibagirire neza. Dore muri iyi minsi hari ibibazo ni byinshi. Tugiye gusengera ibyifuzo muri rusange. Ari abatubwiye, ari abadusabye iyo nkunga y'amasengesho, ari n'ababa batavuze batabashije kwatura, turasenga, Imana ijya yumva kandi yamara kumva igasubiza. Rero reka dusenge, kandi nawe umuntu watanze icyifuzo ujye wumva yuko Imana yumva kandi yamara kumva igakora. Imana ijya ibasha gukora cyane twebwe iby'abana b'abantu tudashoboye. Imana niyo igishobora na bya bindi byose byananiranye. Rero ujye ugira kwizera, ugire wiringire, uvuge ko wizere ko ibyo wabwiye Imana yumva. Imana ni Imana. Imana igishobora byose. Imana ijya yimura imisozi ikahinduka amataba. Imana ijya ibasha kurema. Imana igiha ibidafite ishusho ikabiha ishusho. Rero mubyeyi gira kwizera ko Imana ibyo yavuganye nawe uko byagenda kose irinda isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Nta muntu izagendamo ideni. Wowe icyo usabwa ni ukwizera ko Imana ishobora byose. Kadusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro cyinshi, Imana y'ubudahangarwa, Imana yo kwizerwa, Imana yo gupfukamirwa no gutambirwa. Ndagushimiye amasaha nk'aya ngaya, ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ndagushimiye kuri inshuti nziza, ndagushimiye kuri umwami w'abami, ndagushimiye kuri ibyiringiro byacu, uri umufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba, ugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka, icyubahiro ni icyawe Uwiteka Nyiringabo Imana. Ndagushimiye ko tugejeje amasaha duhumeka umwuka w'abazima, icyubahiro ni icyawe Uwiteka Nyiringabo Imana, watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Haleluya, shimwa kandi himbazwa Kristo. Uba wagize neza, ibyakaduhitanye biba ari byinshi, ariko ndagushimiye kuba watwimanye, mwami ukaduhagararaho, icyubahiro ni icyawe. Ukarinda abagabo n'abagore, ukarinda abakobwa n'abasore, ukarinda abana batoya, mwami icyubahiro ni icyawe Uwiteka Nyiringabo Imana. Haleluya. Tukaba twabyutse bikemera, atari uko hari icyo twatanze, atari uko dukiranutse, ahubwo ari kubw'urukundo rwawe n'impuhwe zawe nyinshi utahwema kutugirira. Icyubahiro ni icyawe Uwiteka Nyiringabo Imana. Uba wahabaye Kristo, turabigushimiye. Mwami ndagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana. Ndagushimiye kuri umugabo w'intwari. Ndagushimiye kuri inshuti nyashuti. Ndagushimiye kuri umubyeyi mwiza. Ndagushimiye kuri Imana iturinda ikanaturindira. Ndagushimiye kuri Imana igitubera amaso. Icyubahiro ni icyawe Uwiteka Nyiringabo Imana. Uba wagize neza mukunzi mwiza. Byonyine umuntu kuryama akabyuka ni igikorwa cy'indashyikirwa wakoze ku buzima bwacu. Mwami ndagushimiye ku buri muntu wese Kristo. Mwami wabyutse bikemera, aya masaha ugihumeka umwuka w'abazima. Mwami ibyo ndabigushimiye ko hari icyo wakoze ku buzima bwe. Ndagushimiye ko hari icyo wakoze ku bagore. Ndagushimiye ko hari icyo wakoze ku bagabo. Ndagushimiye ko hari icyo wakoze ku bakobwa n'abasore. Ndagushimiye ko hari icyo wakoze mu bana batoya. Ndagushimiye ko hari icyo wakoze Uwiteka Nyiringabo Imana ku biremwa byawe byose wiremeye. Mwami icyubahiro ni icyawe Uwiteka Nyiringabo Imana. Uba wahabaye ku bazungu n'abirabura,
mwami warakoze witeka nyir'ingabo Imana ko watwemeye ukatwemera uko turi uku nguku. Icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Mwemera witeka nyir'ingabo Imana ukatwemera tudakwiriye, ukatwemera turi babi, ariko ukemera ukatwemera, ukabambwa tukabamburwa. Imana ishimwe kandi himbazwe. Kugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka. Hari benshi bari mu bitaro hirya no hino, hari abacitse amaguru n'amaboko, hari abageze ahacecekerwa, ariko twebwe turiho. Nuhimbazwe mukunzi mwiza. Shimwa Kristo kuba wabanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero uyu ni wa mwanya mwiza, mu izina rya Yesu tujya dusengera ibyifuzo ku Cyizere TV, ibyifuzo bitandukanye. Hari abaduhaye ibyifuzo. Nyemera mukunzi mwiza, mbere na mbere ubanze weza iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Weza abagabo n'abagore, weza abakobwa n'abasore mu izina rya Yesu Kristo. Weza iyi mitima ibikurikiye nyakubahwa Imana, ibidukurikirana umunsi ku munsi ku Cyizere TV. Uyihumanuza amaraso ya Yesu yandi wamenekeye ku musaraba i Golgotha, ayakura urubanza rw'ibyaha. Weza umubiri, weza ubugingo mu izina rya Yesu. Ukimara kutweza, reka iki gitambo tugiye gutamba kikubere nk'umubavu uhumura neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero nshuti nziza. Rero turi imbere y'ubwiza bwawe, tuzi kuri Imana yumva, wamara kumva ugasubiza mu izina rya Yesu. Nzamuye ibyifuzo by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu izina rya Yesu Kristo. Ari abatwandikiye n'abatatwandikiye, nyemera mukunzi mwiza. Ari abaduhamagaye n'abataduhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami nyir'ingabo Imana, tuzi kuri Imana ishobora byose, tuzi kuri Imana igira ikirema. Wamara kukirema ukagikomeza, nuze nyakubahwa Imana, nuze muri ibi byifuzo. Urabizi Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Nugere ku babuze urubyaro, ukora imirimo n'ibitangaza, utanga umunezero mu izina rya Yesu muri uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Utange guheka mu izina rya Yesu. Erega byose urabishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Ugere ku bashonje, mwami utanga ibyo kurya. Ugere ku bambaye ubusa, uhindura ibyanze guhinduka, ubambike Uwiteka, kuko byose urabishoboye. Nta kintu na kimwe kijya kikunanira. Ugere ku bashomeri, utanga akazi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mukunzi mwiza, bikorere kuyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Nyemera Kristo, nzi kuri Imana nyamana, nzi kuri Imana ikomeye, nzi kuri Imana yumva. Nugere mu ngo, wubake ingo z'abera, abakuru n'abatoya mu izina rya Yesu. Ukomeze izo ngo, nirukanye umwuka divorce mu izina rya Yesu. Hatari guhuza ubahe guhuza, hatari urukundo ubahe urukundo mu izina rya Yesu. Hatari inama babera umujyanama mwiza mu izina rya Yesu Kristo. Nutanga umugisha muri izi ngo, nutanga umugisha muri abagabo, nutanga umugisha muri ababyeyi, nutanga umugisha mu bakobwa n'abasore mu izina rya Yesu Kristo. Utanga umugisha mu bana batoya mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we, utanga umugisha mu gihugu cy'u Rwanda, utanga umugisha mu isi yose mu izina rya Yesu Kristo. Ugabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bose bakumenye kuri Imana ikomeye, kuri Imana ishobora byose, kuri Imana nyamana, kuri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo. Bikorere kwiyubahisha, gere neza imfubyi n'abapfakazi mu izina rya Yesu Kristo.
kirisito. Nyemera Uwiteka mukunzi mwiza, dore mwami nyiringabo Imana, dore abana bagiye kujya ku mashuri mu izina rya Yesu kirisito. Nyemerera uca inzira aho zitari mu izina rya Yesu kirisito. Utanga uburyo, utanga minervari, utanga ibikoresho mu izina rya Yesu kirisito. Abana bazagenda ku mashuri nta mwana n'umwe ufite ipfunwe mu izina rya Yesu kirisito. Nyemera Uwiteka nyiringabo Imana, cyane ko wavuze ko abana bacu bazigishwa nawe mu izina rya Yesu kirisito. Niyo mpamvu nyakubahwa Imana sengeye ibi byifuzo byose by'abana bose mu izina rya Yesu, abakuru n'abatoya. Uwiteka nyiringabo Imana, tanga uburyo, uca inzira mu izina rya Yesu kirisito. Witamurire kuko uri Imana yo kwiringirwa. Abana bacu bakijya ku mashuri mwamuzabane nabo mu izina rya Yesu kirisito. Uzabarindira aho bari mu izina rya Yesu kirisito. Uwiteka uzabarinda indwara, uzabarinda indwara z'ibyorezo, uzabarinda imbaraga z'umwijima, uzabarinde gukora kose ku mwazi mu izina rya Yesu kirisito. Ubaha ubwenge mu izina rya Yesu kirisito. Uzabaha amanota mazima mu izina rya Yesu, kuko uri Imana yumva gusenga. Aba bana ni ba Rwanda rw'ejo mu izina rya Yesu kirisito. Uwiteka nyiringabo Imana, reka bazaba abagabo nyabagabo mu izina rya Yesu, bazagirira umumaro igihugu ndetse n'imiryango bavukamo ndetse n'itorero. Uwiteka we, aba bana bawe reka Uwiteka ubarindisha imbaraga zawe zikomeye mu izina rya Yesu kirisito. Urakoze mukunzi mwiza, niwigaragaze nk'Imana, ibikoresho hatabuzemo na kimwe. Mwami nuca inzira. Ntabwo byoroshye muri iyi minsi, ntabwo byoroshye ku babyeyi mu izina rya Yesu kirisito. Umubyeyi wabuze uko abigenza. Uwiteka we, ijuru niriterane ku bw'aba bana, ijuru niriterane ku bw'abanyeshuri mu izina rya Yesu kirisito. Buri dosiye mukunzi mwiza, ho kazagira umwana n'umwe ugenda afite ipfunwe mu izina rya Yesu kirisito. kandi abarezi ujye ubaha umugisha mu izina rya Yesu kirisito. Uwiteka nyir'ingabo Imana, baha ubwenge budasanzwe mu izina rya Yesu kirisito, kuko uri Imana igira neza. Bajye babana n'abana amahoro mu izina rya Yesu kirisito. Ujye ubaha umwuka w'ubwenge mu izina rya Yesu kirisito. Ibyo bakorana bajye babikorana ubwenge ndetse n'umutima wa kimuntu mu izina rya Yesu. Umutima w'impuhwe mu izina rya Yesu kirisito. Urakoze mukunzi bwiza, uha umugisha abaganga mu izina rya Yesu kirisito. Ibaha imbaraga bakora umurimo utoroshye. Uwiteka we, jya ubashoboza mu izina rya Yesu mu bitaro bitandukanye, kandi ujye ubaha ubwenge budasanzwe. Bajye bakorana nawe mu izina rya Yesu kirisito. Mwami nyir'ingabo Imana, iyi miti mwami igikora imirimo n'ibitangaza ikoreshejwe nawe mu izina rya Yesu. Mwami isenge abarwayi bari mu bitaro hirya no hino, abarwaye kanseri, abarwaye imitima, abarwaye sida, abarwaye hepatite, abarwaye asima mu izina rya Yesu, abarwaye umugongo, abarwaye amaguru mu izina rya Yesu kirisito, abarwaye umutwe udakira mu izina rya Yesu. Ari indwara zituruka ku bazima babi, umuriro w'Imana n'utwike, umuriro w'Imana n'ukongore. Mamagaye imbaraga z'Imana, nugere mu bitaro bitandukanye ukora imirimo n'ibitangaza. Nukize Yesu, ukize umutima, ukize umubiri mu izina rya Yesu kirisito. Abari mu rugo babuze uko wagenza, reka ikiganza cyawe gikize, kuko uri Imana ikorera hose icyarimwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Rero ibyo byifuzo byose mwami nyir'ingabo Imana, nibyo tutavuze, kuko nzi kuri Imana ishobora byose kandi irebera hose icyarimwe. Mwami bikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu kirisito. Ubikize kuko uri umukiza, urema amashimwe mu izina rya Yesu kirisito,
ku bantu bawe, ku biremwa byawe. Urakoze wa mukunzi mwiza, bana natwe uyu munsi utanga umugisha, abagiye guhaha baronke mu izina rya Yesu Kristo, abakorera abandi bahabwa umugisha nawe, abikorera ubaha umugisha mu izina rya Yesu, abacuruza bunguke mu izina rya Yesu, abari mu biro nyakubahwa Imana ubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri Imana itanga umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Baha umugisha nawe mukunzi mwiza, kuri impanuka umuhanda mu izina rya Yesu, nirukanye dayimoni y'impanuka mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyir'ingabo Imana, reka bagendane nawe, kandi ujye ubajyana ubagarura amahoro. Urakoze Mwami, ndagushimiye, kuri Imana yumva gusenga, kuri Imana idukunda, kuri Imana itubera amaso, kuri Imana iturwanirira mu izina rya Yesu, kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza bagatangara. Ndagushimiye kuri Imana igira icyo urema, wamara kucyurema ukagikomeza. Uragusabye nizeye ko mubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Ndakoze Yesu.